Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza. Niba witwa Therese ariko nanone niba utitwa Therese, nawe ndagusuhuje kandi nkwifurije amahoro. Ubane natwe muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kwibanda ku busobanuro bw'izina Therese, ab'iwacu mu Rwanda dukunze kwita ba Teddy. Uze gukanda like nukunda iki kiganiro ndetse ukigeze ku bandi. Nishimiye kubana nawe, tugiye kubana kuva ku ntangiriro kuza kugera ku musozo. Njye mugiye kubana ndi Rwibutso Shema Jemima. Nk'uko abahanga mu bijyanye n'amazina, imiterere y'abantu ndetse n'ubuzima abantu babayemo bitewe n'uko bavutse ndetse n'amazina bafite, izina Therese naryo rifite ubusobanuro bwaryo. Turarebera hamwe ubusobanuro bw'izina Therese ijambo ku rindi, turebe imico ye, turebe ibyo akunda, ibyo yanga, uko abantu bamubona, ndetse tunamenye bimwe mu byamamare byitwa Therese. Mbahaye ikaze. Therese ni izina ryitwa umukobwa cyangwa se igitsina gore. Ni izina rifite inkomoko mu Bufaransa. Ubufaransa nabwo bukaba bwararikomoye mu Bugereki. Ijambo ry'Ikigiriki Therese basoma terizo. Terizo biba bisobanura gusarura, cyangwa se nanone bikavuga ijambo telos. Telosi bisobanura ngo iki cyangwa se impeshyi. Mu Kigiriki Therese ryandikwa bitandukanye. Hari abandika Therese ryandikwa nka Therese cyangwa se Therese, nanone rikaba ryakwandikwa nka Tesa. Ushaka kwandika Therese cyangwa se ushaka kuvuga Therese mu Kigiriki warivuga muri ubu buryo butatu: Therese, Theresa ndetse na Tesa. Mu gihe mu Rwanda twivugira tuti ni Teddy, aha tuba dushatse kuvuga Therese. Therese ni izina ryatangiye kera cyangwa se rifite inkomoko ya kera mu kinyejana cya 5. Kugeza n'uyu munsi iri zina riracyafite igikundiro. Abahanga mu by'amazina bavuga ko iri zina ridapfa gusaza. Niko ngo ababyeyi bakunda kurihitamo bitewe n'igihe abana babo bavukiye. Aha ngo iyo bavutse mu cyi cyangwa se mu gihe cy'izuba, umwana wabo bakunda kumwita Therese, ngo kuko aba ari uw'igikundiro kandi yavutse mu gihe cy'isarura. Imwe mu mico iranga ba Therese. Therese aba ari umuntu ugira urukundo cyane rwinshi kandi akarugaragaza. Therese yita ku bakunda cyane ku buryo bishobora no kugera ku rwego rwo kubitangira. Therese buri gihe aba yiteguye kwigomwa ku bw'abandi. Ahangaha iyo yagukunze agukunda wese, ndetse akugirira impuhwe kuri buri kintu cyose wahura nacyo. Therese kandi ni umuntu uba uzi gutanga inama ndetse n'ibitekerezo. Ni umuntu uba wita ku ndangagaciro z'umuryango ndetse n'imigenzo itandukanye baba bafite mu muryango wabo. Therese kandi ngo akunda abantu bamushimira. Niba yakoze neza aba ashaka kumushimira. Ntabwo akunda abantu bacecekana ibyiza bimuriho. Ikindi kiranga abantu bitwa ba Therese ni abantu baba bifitemo ubushobozi bwo guhanga, bakimajina ibintu runaka kandi bakabikora bikaba byiza. Therese aba ari umunyembabazi ndetse akaba n'umunyempuhwe. Akenshi akunda kugaragaza ko ahangayikishijwe n'imibereho y'abandi. Hahandi azabona umuntu ababaye nawe akaba yakwicara no hasi akarira kubera guhangayikishwa n'uko uwo muntu ameze. Niba uzi Therese cyangwa se ukaba uzi ba Therese, akenshi uzasanga ari uko bameze, ariko si 100% nk'uko nkunda kubivuga muri iki kiganiro. Umuntu agirwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bwaba ubuzima yabayemo, ubwo arimo, aho yize, ibyo akora ndetse n'ibindi. Iyo abantu bumvise izina Therese bahita bamubona nk'umuntu ushimishije ndetse ufite uburanga. Therese rimwe na rimwe ngo aba agaragara nk'umuntu utuje, ufite utuntu tw'udusoni ndetse witonze. Kubera ukuntu aba agaragara, akenshi abantu baba bashaka kumwegera. Therese kubera igikundiro aba afite, ni umuntu ukurura igitsina gabo cyane.
Therese nanone ni umuntu ukunda gukora ibikorwa bimushimisha cyane. Ibikorwa birimo kwishimisha nko guhaha, gutembera, kwambara neza, kurya neza ndetse no kugaragara neza mu maso y'abandi. Akenshi nubona Therese uzabona ari umuntu wambara neza kandi akunda kugira ibintu bihenze. Ku bijyanye no gukoresha amafaranga yishimisha ntabwo yigavura. Ibyo ngo ni ibintu bimushimisha nka Therese. Niba ushaka kubana neza na Therese uri inshuti ye cyangwa se uri umuntu wundi ku ruhande ariko ukaba uziranye nawe, gerageza kumubanira neza. Ni umuntu uba ushaka kumushimira igihe yakoze ibintu byiza. Muri make igihe cyose uzakora ikintu ukabona ari cyiza uzakimushimire ndetse cyane. Aba ashaka kumubwira ibintu byose kandi ukamubera umunyakuri. Kuri we inshuti ntacyo ayihisha, kuko kuri we inshuti ayibwira byinshi ndetse akayibwira n'amarangamutima ye yose. Nushaka rero kubana neza nawe ujye umenya yuko nawe abikunda. Biba byiza iyo umubwiye byinshi nk'ibyo akubwira. Therese arabikunda cyane iyo umweretse ko umushyigikiye mu bikorwa bye. Mubana neza ndetse bigatuma kwiyumvamo. Ku rundi ruhande Therese kuko agira amarangamutima cyane, ibi bishobora kuba intege nke ze. Niyo mpamvu agirwa inama yo gushishoza. Abahanga mu by'amazina nanone bagaragaza ko Therese kubera kugira imbabazi rimwe na rimwe yibeshya ku bantu. Ahangaha agirwa inama yo gushishoza. Akenshi Therese ni umuntu ushobora kugira ibintu intambara cyangwa se bya bindi twe dukunze kwita kubyegereza umutima. Kubera ukuntu aba abona ibintu mu marangamutima, rimwe na rimwe uzasanga ikintu ufata nk'icyoroshye we yagifashe nk'ikintu gikomeye cyane. Aha ni hahandi ashobora nko kuguhamagara kuri telefone yasanga uyivugiraho bikaba ikibazo gikomeye cyane, nyamara kuri wowe byari ibintu byoroshye. Inama Therese agirwa ahangaha ni ukugerageza kumva ibintu mu buryo bworoshye. Therese nanone kandi kubera igikundiro agira ndetse no gukurura abagabo, ngo abagabo benshi baba bifuza kuryamana nawe. Inama agirwa ni ukwitonda cyane ndetse no gushishoza. Ni ugushishoza kuko abagushaka baba ari benshi kandi abenshi muri bo inyungu ziba ari izabo. Ubusobanuro bw'izina Therese bigendeye kuri buri nyuguti. Reka duhere ku nyuguti ya ta ibanza. Ta bisobanura impano. Impano ya Therese ishobora kuba yihishe cyangwa se ikaba igaragara. Inyuguti ya kabiri ni hashi cyangwa se ha. Iyi hashi bisobanura icyubahiro. Therese kuba ari we yumva bimuhaye icyubahiro. Inyuguti ya gatatu ni e, excellence. Uri umutsinzi. Bivuze ko icyo ushyizeho amarangamutima yawe cyose ugikorana ubuhanga bwawe ndetse ukagitsinda. Kugera ku ntego zawe mu byiza nibyo bikugira umutsinzi. Inyuguti ya kane ni la, bivuga kwinezeza. Uri umuntu uzi kwinezeza mu buryo bwose. Ni Therese wishimisha. Inyuguti ya gatanu ni e, ni ibintu biba bikoroheye kugenda. Buri wowe nta rujijo uba wifitemo. Inyuguti ya gatandatu ni S, ufite ubumenyi. Uri umuhanga muri wowe kandi bikugaragaraho. Inyuguti ya karindwi ni E, extra. Twa tuntu duto ugenda ukora tubinyongera kuri wowe tukagufasha kuba umuntu mwiza. Bimwe mu byamamare mwitiranwa harimo Therese Al-Shamal. Uyu ni icyamamare mu koga. Ni umunyaswedi. Yavutse mu mwaka w'1977. Uyu Therese yatsindiye imidari 3 ya Olympique mu bijyanye no koga. Atsindira n'imidari 25 yo muri World Championship ndetse n'indi midari 43 muri European Championship. Undi Therese ni Therese Johaug. Johaug ni wo muri Norway. Yavutse 1988. Akora akazi ko gukina imikino yo kugendera ku rubura. Uyu yatsindiye imidari 7 ya Championship ya Gold ndetse n'indi midari 3 yo mu mikino ya Olympique. Amwe mu mabara Therese akunda ni amabara apika cyane cyangwa se agaragara, hahandi yambara umuntu wese akabibona. Ibi
ibyo bakunda kurya ni ibiryo bibashimishije. Ntabwo ngiye kuvuga ubwoko kuko ba Therese ni benshi, ariko ibiryo bakunda kurya ni ibiryo babishimiye. Imwe mu mirimo ba Therese bakunda gukora ni ukuba abayobozi, abagenzuzi, abamamaza, abanyapolitike, abavugizi ba rubanda, bakunze kuba abacuruzi ndetse no kuba ba mukerarugendo. Nizere ko niba witwa Therese wanyuzwe n'iki kiganiro, hari inyunganizi ushaka kuduha, imico itandukanye uzi kuri ba Therese cyangwa se uburyo wabana nabo, wakwandika muri comment. Wakoze kubana natwe, naho ubutaha mu bindi biganiro bitandukanye. Ngende Rwibutso Shima Jemima.